kagiye kujya kuvanga ibintu kagiye kujya kavanga ibintu ugiye koza ibiki wakaburyo ziba wakagwa wanjegera uri kagiye kujya kavanga ibintu bwabase vanga ikise waretse nkivugiye urumva ngo base urumva umuntu nk'uyo muba mufise ibintu nk'ibyo mupfa iyo muzi ko mugiye guhurira ahantu hamwe ukuntu ibintu byagenze bya Semuhungu na Jihad w'umutinganyi Wirisaye ko ari inshuti ya Jihad. Ibyo nakubwiraga nibyo Gawirizo kavuze magara garuka ejo muri rego bamufurahinze aho avuye i Kigali Erega avuye i Kigali. Ese we umva utwo Gawirizo Gawirizo karimo gashaka kwambura ijambo uburemere niyo mpamvu disi kivugishaga ngo mwese muri mu makosa ese uri mwabyagenze utemara ndeke kubyira mu Kigali rega muri kugira ngo ndi kwijisha mari ntago mbizi je ijambo ni ryo sobanurira Semuhungu nakuvugiye ndavuga ni Semuhungu urumva yashatse reconciliation hagati ye n'umutinganyi bita Jihad ubwo yavuga muri gereza akagera i Nyarugenge yaraje aravuga ati mwese mwamvuzeho reka mbababarire ariko dukomeze tubane nk'abavandimwe gusa narabamenye mwese wantwitse ndamuzi utarantwitse ndamuzi sibyo niko Semuhungu abigenje yo madam marangije barirukana komeza je ageze ku mutinganyi bita Jihad Jihad yanga kwihuza na Semuhungu bro bura ni cyaki murya man ayo kwangirika none ubarice bariga abagore mwagiye mwera guhindanya izina ry'umuntu Semuhungu wageze i Kigali uhamagara Jihad ngo mubonane mwiyunga arabyanga cyadura no mu nama z'abatinganyi z'abasangirangendo wabyumvise sasa aba abasangirangendo ntibifungutse uramo ngenga mana nukuri Imana bambeshya mbure sembura ikimbura umugisha muri kino gihugu cyangwa umubyeyi mwe niwe nsigaraye ngewe na mwaprochinze kenshi reba ukuntu abantu barimo ngo yo reba ukuntu abantu bari bite mu byandi byatwigira bitemaza kujya bena twumbwe se Imana twiyungaye n'umuntu nigeze gucaho namwe Imana uyu muntu nshaka ko twiyunga cyamumaze twupfiki Mana rirukanka soka muri sale irimo nk'abantu nk'amagara niba nkumvishe neza mwahuriye mu nama y'abatinganye neje bundi rega muri nuza idaho beat yabaye ku 17 kwa gatanu yari yose anyway nabirenze man umuntu abana n'abashaka none ejo mu gitondo nimvuga ngo uwo muhungu n'umutinganye azazambaze ngo niba yatinganye na data n'umusaya navuga batinganye nawe wanyarutwe y'amabiri yanze kubiturushya mu byo bitabo nyarutwe none se no kimwe n'icyo mwapfuye n'iki ngewe n'uri kumbwira uvuga ibya kuri side yanjye wahenewe ntabwo ngenzi ibyo muri mu bundi what the fuck Wilson ntabwo nzi connection ari Wilson avuye ngeze muri connection ivaho ngaho ongera uvuge uri kuvuga ngo navuze iki nyamara navuga Semuhungu arakudarabye ukuntu inshuti na Jihad n'ubundi wakagombye n'ubundi kuza kunshinja ibyo ushaka kunshinja yego kuko ndi inshuti na Jihad niko ndi inshuti na Semuhungu simubana mu muryango umwe niba wumva bishimisha yego tubana mu muryango umwe cyashimye Semuhungu ari hano ngahe Semuhungu ari hano wibeshye ugakora ikosa no ujye unyifatira ndi ngenyine Godva ikintu kimwe kuri Semuhungu ndakumusa kubeshya biramugora buri soni yongera asubiremo ibyo ajya hakana ahubwo wewe bisubiremo uvuge nyene Jihad wenyine nawe wasebeje Semuhungu atahari oya ndashaka kutubwira wowe uri umutinganye nturi umutinganye oya wowe umva winyobya ari ngo dushamo mamagara iki uretse gato
ongera usubiremo ingene Jihad wenyene wo wamuvuzeho kandi wowe Kasuku wakora live ijoro n'amanywa buretse gato reka abantu batubwire kuvuga kuri Semuhungu ariko ibyo Semuhungu na Gasuku barabirangije bombi bari hano ariko narekereye kuza baragani buretse gato baraganiriye birarangira barabisoza urimo kunyumva aya masaha Gasuku agiye gusura Semuhungu ntabwo yabanza kurya ibyo kurya bituma nyimpatwe kandi Semuhungu yaranangabiye yangabiye imbwa isesa wo kugabigwa imbwa nyene rero icyo kibazo ndumva kigiye iruhande cya Semuhungu n'abamuvuze dore nanjye nubwo namuvugaga neza mukorera advocacy tubwire ahubwo nawe tubwire Wilson Semuhungu ari hano kandi mwagiye muhurira mu nama nyinshi uzongera kubeshya utari umutinganya inama zahe si wowe se nsari ngaho nakubwiye niba hari inama nge ndahurirayo nawe biga Semuhungu ntabwo umugura Kaso Semuhungu ntabwo uri bumutamike amagambo ngo yavuge ko reka twumve Semuhungu Wilson ni umuntu muziranye Wilson wazi ikintu cy'urujijo Wilson ngo niwe muntu utarava mu kabati Wilson Gasuku ngo yari hano yatubwiye ko aho uherukiye mu Rwanda ngo wishyuriye hoteli umuhanzi umwe urumva umugabo ngo murasambana byita gusambana ni Gasuku ngo yari hano Wilson naraguhamagaye nkubwira ko ibyo bintu wakoreye kuri Reva atari byo umbwira ko utabyemeye nibyo wagiye mu Rwanda usambana n'umuhanzi w'umugabo yo none si igihe kirimo migi iyo nkuru twarayicumbitse ayiwe okay tugaruke kuri Semuhungu Wilson mumaranye kabiri Wilson umuzi nk'iki Wilson ntabwo turabura face to face ndavuga mu biganiro none ze ko asambanira Mucoma kuri telefone ese Gaso wamenye ko Semuhungu yahuye na Mucoma ejo bundi noneho bahuriye mu kabari n'abantu mwe uretse wumve ejo bundi bahuriye mu kabari urumva ariko noneho ngo Semuhungu aramubwira ati nubwo namushumitse ndashaka kumurya live oya wibeshye ibyo tugende gake haza wowe icyo ushaka ko mvuga se cyangwa ndavuga ibyo nzi nawe uze kuvuga uko biri noneho Semuhungu afata umukomisiyoneri agomba kumumuzanira uzi uwo ari we wamusambanyi Joshua Gasu ivuga Prophet Joshua nawe nakazi kawe zabenkesha nyonchi nde azihekesha nje korajya kumurogesha kwa mama Fina nusha kuroga se no sense uzi uko byagenze Gasu bafata Mucoma bamwambika agapfuka munwa baramubwiza ahantu Semuhungu yari yakoreye urumva bagaho Mucoma nkagira ngo no muntu utsinyama wundi kumeni Mucoma noneho ngo baramugira noneho ngo bagira bate baragenda suhuza abantu urukumva ageze kuri Mucoma aramusuhuza ariko Semuhungu ntiyagira gute uzi ikintu yakoze ngo yafashe akaganza noneho ngo amuhaye ikiganza ngo Semuhungu ntuza ngo Mucoma amushima mu kiganza we ariko cyabana batwara amakuru kwa Tarius niko bamaye amafoto nayafite kandi bashyira ko mu kiganza ati iyi ngora mushima ngo Semuhungu urabyumva nyine nawe umukobwa ahita avuza kandi Mucoma yari yamenye Semuhungu we yari amuzi yaramubonaga ariko kuko baramwambika kukamunwa Semuhungu wowe wari wamumenye cyangwa nawe ntabwo yari yakumenye je nawe namumenye ariko yambu simbimbi nkuru amakuru yagize ntabwo ndi guhimba noneho urumva uramubeshyera ahantu imbuga ntiri gusikana n'iya Semuhungu urukumva ariko godva oui Wilson ntababeshe bro Wilson tubande tumenye ngo Wilson utima muri ko nakuvugiye urabishaka ntabyo uri buboneka se mbere ko tugaga kuri iriya nkuru hari amakuru Wilson ni igiki Wilson ni igiki nyamara oya ntuzaratubwira Semuhungu aratubwira Semuhungu tumujyane babwiye iki reka turangirize ya Mucoma uraratubwira uri we
uzi ko amakuru y'ikintu ariko bana se muhungu nuko ngo yabwiye Muchoma ngo ariko ngo rero ngo ibibazo ngo twagiranye cyo kubiganirira muri la Paris Nyandungu aje rya pasi yandugu nindavuze ko bimeze no guri kubihakana mwagiye gusambanira Nyandungu ase no gusambana oya nyango twasambanye no kuri hanyuma Muchoma none uburetse se muhungu uretse Yesu ubare kuno baba yanditse Rafini uba cyaza ari umuceri narumiwe ndera baba ese si yongegera Kasuku yabivuze yanditse ngo iki ni mo bisubira yo tago iyo mvugo y'umuhanzi ntimuyizanemo sha uyu muhanzi rigorani ngaramfure ntimuzi ko moke masisi yagira umuvugo wa muhenyina uza umva we baba uzamuhe na passe yaso kade wongera umuvugo kankuboroke kumanyoko ayiwe kade kuri kade ari umusozi miremire wowe sense dukomeze urumva gaso ubu turi kuvugana se muhungu afitanye date na ntuza na Muchoma ayiwe singuye ari hano yes or no Eric nade dufite wadaye wadakwiyemo ariko mwarabonanye uzi ko barabonanye by the way twarabonanye mu korana uriya mutipe irwa ajya mu YouTube yo kwisobanura yarangiza mwarabonanye ntimwarwana tubane tuziranye twese kandi ibyo n'amazi byarukura gusetsa tubane tuziranye Wilson abiki hanyuma se urashaka kuntereta urashaka iki shaka kuguha tubane tuziranye cyabaka bebe na bebe Kasuku uteye nabi ntabwo nakwakira tubane nyine tuziranye uri mubi uteye nabi ntacyo tubane tuziranye se mu mbabarira ngewe ubwiza abantu kuri ase se muhungu arakubwira iki ngewe reka kumuvugiramo muhungu ntabwo nzabonana nawe ndajya kumuvuga ibyiwe kuri sexuality orientation ya Wilson ni ugomba kwivuga ntacyo mpfa nawe nese ndajya kubivuga mu ariko uramuzi nyine Semuhungu ahubwo reka ngusetse ni ukuvuga ngo wowe nta nubwo turabonana Kasuku umaze kubonana nawe kabiri Washington DC ni Kigali muri Rwanda ubwo rero Kasu nushaka kumvuga umvuga wowe ushobora kuba unzi nanjye ndakuvuga ndakuzi right ndimo nakubwira tubona visuri tumaze kubona kabiri none kabiri Washington DC ni Kigali nawe mwarakoranye n'ikiganiro oui urabize ko ngewe ko nta kibazo ngira n'abatinganyi subize abasanyanye ndo wanyarutwe kandi mbavinga ndakutimuru ariko se wabyo uryo basanyanye ubikoye ko muri abatinganyi n'abasangira ngendo urakasangira mu rugendo musangira rujya habi ngo Muchoma wa Eric yesu we Muchoma wa Eric se nimubonye nibe mubonye se n'abasangira kabuno review wa rubanguruka bite ariko nawe amakuru atugeraho ngo se mu Rwanda hari abatinganyi bangahe koko n'ibihumbi ya miliyoni ni benshi urumva wane Kasuku yangwariye wangwariye Eric shegiye uzabivuge na Paul ko ntago byavamo so tugarutse gato rero ntabwo inkuru tuyirangije sinzi uko muri kugenda mucagagura muri kunusuranusura muri kunyanka wa kuvuga ibindi bintu hanyuma tugaruke gato se muhungu nk'umuntu mwabanye igihe kirekire utekereza ko ari iyihe mpamvu niriya kosa wakoreye umuntu bita jihad ku buryo ujya no musaba imbabazi akazikwima murakoze I forgive but I don't forget kandi wowe imbabazi turabaza niye mpamvu I forgive but I don't forget byaba ari uretse gato byaba ari umutima mubi cyangwa byaba ari uko ari ibintu wakoreye byamushenguye umutima ku buryo musaba imbabazi akazikwima thank you ivyagenda hemukira abantu batandukanye n'ivyo bituma umutima umurya urugero none se sibo bangambaniye se ngo bagira ngo batware amazu yanjye ngo bari bazi ko uzahita mbe imbobo izina rya Yesu uvuze ngo bayitangarwa mu ndimbobo
bakirirwa bamvanga Erikare magira Erikare ibyo ni ijambo riremereye ushingiye ku kivuga ko bari bo bakugambaniye ko bagize benshi we nirambwa akazi agashino kabise ngo ni Cadette nawe wo muri Sweden kira transgender cyo gacikamo amaguru amaboko nako ruzamwicara mutegereje nanga ari bose bagiye haraba bari kankambanya hamwe nirambwa akazi ngo nishade ubundi umva bayira nakave no kuri live matuma no karangana nganatukana bari bazi ngo ubuzima bwayo buzaga kandi bose bakere munsi y'ibirengeza n'imbobo zo mu mujyi wa Kigali umukungu buhoro baba barenza bageze no mu gashe naravu azagwe ku gasi Adufada Erike umusanga ni Kigali naho Green Card y'imyaka 10 yaradusabira gutaha uko nabonaga imitungo yanjye bazayiteza cyane nanga ari barabakecuru bangambaniye man abo muswe ko anyway kana nitse cya by the way oya no hano Eric ntabwo guteteka oya man cecekana nangura umucamanza gaswera Tonzanyanos man yenda babaye pro aza nibyo ngibyo mwebwe mwabiza yo nason ye kuva ubu yabyutse Eri muza mwana reka nseceka ariko man waremuzi ariko se Eric umuntu avuze aramuhuka uramutetekesha iki urumva wowe se muhungu ari umwana muto ukubwira ngo ceceka no se bata muri codinga mwana codinga ni kitari hanze ba muri codinga se yego ye ibi bintu byo kuba ariko se kuki abantu bakora ibintu bibi mwarangiza umuntu yashaka kuboka bata muri codinga ari gukora ibyaha se kwari kuvuga gahinda kari ku mutima we bamuteye nyine nibyo nakubwiraga Wilson yo wumvise mushuti wawe agahinda tera umuntu bro man Jihad depression atera abanyarwanda rimwe azabigera bikurikirana uyu wa kabiri nta muntu urambe imyaka 100 uyu wa kabiri nyuma ya Yago uyu wa kabiri akibaze gusaba umuntu imbabazi kandi ari wanagukoshereje bro abagare Jihad azana gihe kabivuga Godfa ntabwo yatse nibagende amagare Jihad agira icyo abivuga ndakumva Imana ihorihoze sha Imana ihorihoze Godfa uyu wa kabiri nyuma ya wanzwe ni uko Eric uravuga ko kuva muri Amerika by'igitaraganya Jihad yabigizemo uruhare kandi nararamiraga inzira nyinga nkasaba gutaha ko bashaka kuzayiteza cyane narama barangambaniye Imana kugira abantu subinga birapfa nshaka umunyamategeko nkora diru irarangira ngira ngo byararangiye kome diru nagize ya affecting green card yanjye bro hamwe Jihad noza no Cadette Imana cyakoze mu buzima Imana niyibizi yana ese green card yawe izongerewe valid ya valid aba valid Imana best hano mu Rwanda mfite amazu mfite ubutunzi mfite umva bose bacyari anda y'ibirenge byanjye hari Shadibo aracyabunga mu mujyi wa Kigali nka Rombi nanza afite nani modoka afite hari noza hari wo Sweden naho ba mu apartment ka chambrette man bazahora babunga nka Rombi hari no washaka kunsubinga muri Amerika nawe nuko babayeho nk'imbobo tezo muri Amerika ngewe mfite mana nawe kanshaka umva it's okay umva bye guys ariko se ntugatwarwe n'agahinda ntugatwarwe n'amarangamutima mana ngewe ntabwo macako ntabwo turi abanzi bawe ibintu nk'ibi ngibi byabayeho ntabwo uzabitwara n'agahinda ngo wivumbure reba ahantu hazi ukuntu hano hasi bari it's okay man it's okay nese hano turi mu rukiko se ngo turimo kuganira nk'abanyarwanda ariko siko bazamarira tugenda nawe se mubu yarakaye Godfa tumugendeshe gake none Eric mbere yuko ugenda akazi ndashaka man izo nkuru ziri sensitive mu ndabizi ko ziri sensitive nanjye ndabizi ko ntoroshye ndakubaza nyuma y'ibyo byose n'agahinda yagutekanga na gutyo ni urukundo wari umuguriye ugeze i Kigali kugira ngo mwongere muhure kuki wumva umuntu wagukoreye ibyo bintu bimeze gutyo uwumvaga yakongera kukuza mu maso akongera akakwegera ngo mwongere muri inshuti Jihad yagize ubwoba wowe iyo utekereje man itonde nge mu rugo barambweti ikibazo cyanjye sindakirangiza wamusabye imbabazi
just mukabana nyine biraho you know you know what nanje kandenzeho tumaze guhura twabihore za Green Lounge twaye Stade Amahoro ngiye hostinga umupira wa Gasogi United na Rayon Sport twawe mu manama y'aba LGBT mu manuza mu mahoteli atandukanye mu nama za LGBT inshuro nyinshi ngiye bamwagejeje ku mwaprocha cyangwa kumusura anyway nama wangeje aheruka bundi aherukina arabangara mukumbuye ngo ni muhamagare kwa ko nimera kwesha yazaruka 889 kanari ngiye bayimuhaye ndamuhamagara so then ariko njewe inshuro nyinshi napunga mu approaches kuko nta kimutima wanjye nshinje kuko man you step pure clean heart man nakigeraho bro okay namu approachinze arirukanka man akahita ahunga so rero ibyo tubive so tubive man neje bundi recently ku itariki 17 kwa gatanu hari inama ya LGBT muri hotel itwa Nobleza Hotel iyo nama yarimo almost 300 people ndamubona naje ndamusoza ati anyway bite man bwira umuntu w'umushiti wacu duhuriye guhera cyane ati man wambareje jihad ikintu tukiyunga bro yahise yirukanka barongera bamuhamagara ati vayo twiyunge arirukanka Godfather yo ngewe ubuhamya natanga kuri icyo kintu nahuye n'umuntu bita Eric Semungu muri stade ndetse no mutinganye bita ngo ni Jihad Semungu anatera blague ujye ubyibuka Semungu yaraje Augustin nyine umupira wa United Gasogi United na Rayon Sport Semungu anatera blague aravuga ngo Jihad wabonye gasuku cya Jihad kiramwihorera bro so ubyibuka Semungu ubyibuka ibuka nyine ya urumva niyo mpamvu wacu uriya mutinganya wafite umutima mubi bro ariko Godfather ikibazo wari umubajije buriya umuntu uzi ko mufitanye ibintu bigeze aho ngaho ukaba